Amasomo n'inyigisho ku cyumweru cya 27 gisanzwe umwaka wa liturujia B. Ayo masomo ni yo mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 18 kugera kwa 24. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 2 umurongo wa 9 kugera kwa 11. Na Evanjili ntagatifu ni yanditswe na Mutagatifu Mariko umutwe wa 10 umurongo wa 2 kugera kwa 16. Isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro. Mu ntangiriro Uhoraho Imana amaze kurema isi n'ijuru aravuga ati si byiza ko muntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana abumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, azizanira muntu ngo arebe uko muntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigira izina kiswe nawe. Muntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko umuntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye. Nuko Uhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira. Afata rumwe mu mbavu ze maze asubiranya umubiri. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo akoramo umugore. Umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamira aravuga ati noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyazitwa umugore kuko mu mugabo ariho avuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho araduha umugisha iminsi yose y'ubugingo bwacu. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Uzatungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzahirwe kandi byose bigutunganire. Uhoraho araduha umugisha iminsi yose y'ubugingo bwacu. Umugore wawe azamera nk'umuzabibu warumbukiye mu nzu yawe. Abana bawe bazamera nk'ingemwe z'imitini zikikije ameza yawe. Uhoraho araduha umugisha iminsi yose y'ubugingo bwacu. Nguko uko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho. Uhoraho araguhera umugisha i Siyoni iminsi yose y'ubugingo bwawe, maze uzabona abana b'abana bawe. Uhoraho araduha umugisha iminsi yose y'ubugingo bwacu. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, nyamara dore icyo tubona. Yezu wo wagizwe muto ku bamarayika mu gihe kigufi, ubu kubera ko yababaye agapfa, tumubona atamirije ikamba ry'ikuzo n'icyubahiro. Bityo kubw'ineza y'Imana urupfu yigabije rwagiriye buri muntu akamaro. Mu by'ukuri byari bikwiye ko Imana yirema byose ikabibeshaho, igira ikirenga umwana wayo, ari uburokorwe bwose buturukaho, imunyujije mu bubabare ngo ibonereho kwigarurira abana batabarika basangira ikuzo ryayo. Koko rero utagatifuza n'abatagatifujwe basangiye inkomoko, bigatuma adashidikanya kubita abavandimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya. Imana ni urukundo. Niba duhorana urukundo tuguma mu Mana. Alleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu ko yanditswe na Mutagatifu Mariko. Muri icyo gihe abafarisayo begera Yezu maze bamubaza niba umugabo afite uruhushya rwo gusenda umugore we ariko bamwinja. Arababwira ati Musa bategetse iki? Baramusubiza bati Musa yemereye umugabo kwandika icyemezo cyo gusenda umugore akabona kumusezerera. Yezu arababwira ati cyamuteye kwandika iryo tegeko nuko umutima wanyu nangiye. Naho mu ntangiriro y'isi Imana yaremye umugabo n'umugore. Niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina
akifatanya n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Bityo ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba ari umubiri umwe. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya icyo Imana yafatanyije. Basubiye imuhira, abigishwa bongera kumusobanuza ibyerekeye iyo ngingo. Arababwira ati koko umugabo usenda umugore we akazana undi abasambana, umugore nawe utandukana n'umugabo we agacyurwa n'undi abasambana. Nuko bamuzanira abana bato ngo bakoreho, maze abigishwa barabakabukira. Yesu abibonye ararakara, maze arababwira ati nimureke abana bansange, mwibabuza, kuko ingoma y'Imana ari y'abameze nkabo. Ndababwira ukuri, umuntu wese utazakira ingoma y'Imana nk'umwana ntazayinjiramo bibaho. Nuko arabahobera, abasabira umugisha, abashyizeho ibiganza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akozwe. Nyagasani Yezu kuri iki cyumweru aje guha umugisha urugo rw'umugabo n'umugore. Araha umugisha urukundo rwabo, urukundo bakesha umusaraba wa Kristo. Kuko hanze y'umusaraba wa Kristo nta rukundo ruhaba ruzima. Urukundo rukomoka kuri Kristo kandi rukakuganisha kuri Kristo. Isomo rya kabiri rero riratwereka ububasha bw'urupfu rwa Kristo rudukiza, rugasukura inkundo, rugashyira hariyo urukundo ruzima umugore n'umugabo bahuriramo, nk'uko isomo rya mbere ribivuga. Maze bakibaruka abana. Yezu aramburiraho ibiganza mu ivanjiri, abakira, abagira n'urugero rw'ingoma y'ijuru. Urwo rukundo rukavukamwo abana, rukabyara abana. Urwo rugo rukavukamwo abana, urwo rukundo rukabyara abana. Yezu yakiraho umugisha. Abana Yezu yishimiye kwakira muri kiliziya ye. Urwo rukundo ariko nk'uko Yezu Kristo abivuga muri ivanjiri, rukaba ruzirana n'abarusenya. Kuba urwo rukundo rufite ububasha kubw'amaraso matagatifu ya Kristo, kubwo urupfu n'izuka bya Kristo mu isakaramento ryo gushyingirwa, kugira umwe umugabo n'umugore. Ntibaba bakiri babiri, baba babaye umuntu umwe. Hagowe rero ujya kubatandukanya. Ababikora ni benshi. Hari ababikora batabizi kubera ko barwaye. Ndimo ndatekereza nk'aba nyirabukwe cyangwa nyina. Ni nyina w'umugore, nako ni nyirabukwe w'umugore, akaba na nyina w'umugabo. Akenshi bagira uruhare runini mu gutandukanya umugore n'umugabo. Kuko hari bamwe badashobora kwihanganira ko umuhungu wabo yagenda, maze umutima we akawiyegurira undi muntu w'igitsina gore. Ugasanga igihe cyose, ariko akenshi babikora batabizi, ntibishimira umukazana. Biba nyine ari uburwayi, ariko hari benshi babirwaye kandi basenye ingo nyinshi. Mu byo bakora, mu byo bavuga, igihe cyose urwo rugo barashaka kurusenya ariko batabizi.
hari n'ababikora babizi rero, kubera ibyo ngibyo byiyongeraho, noneho hejuru y'ubwo burwayi hiyongeraho n'ububi. Bantu mufite abakazana mukaba muri abakirisitu, nimusabe Yezu abakiza indwara yo gushaka gusenyera umukazana. Nimubisabe mukomeje, kuko Nyagasani Yezu Kristo uyu munsi avuga amagambo akarishye. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanye icyo Imana yafatanyije. Uwo muntu, hari n'abandi rero bitwaje ingeso zabo z'ubusambanyi, ingeso mbi. Bagiye kwigarurira umugore cyangwa kwigarurira umugabo. Abo ngabo nabo Nyagasani Yezu abahindure, kandi nabo bemere guhinduka. Akenshi bamwe bitwaza ko bakora ku kazi hamwe n'umugore cyangwa n'umugabo, maze bakigira mu byabo nako mu byaha, cyangwa se no mu rupfu. Hubwo umuntu akitwa ko agiye mu kazi, kandi asa n'ufite umugabo mu kazi akora. Mu rugo aba umugore wa kanaka, yagera ku kazi akaba umugore wa kanaka, rimwe na rimwe ngo akaba ari umukoresha we shenge. Biragoye gukoreshwa na shitani, biragoye nako birababaje. Hari abantu benshi biciwe ubuzima n'abakoresha babasenyera ingo, cyangwa abo ngabo bakora ku kazi hamwe kubera kwirirwa n'amasaha menshi kuruta ayo abana n'umugabo we cyangwa se n'umugore we. Akaba rero umutima uratwawe, nuko urupfu rukaba rurabatapfunye. Abo bose Nyagasani Yezu Kristo arabareba n'impuhwe, kandi arashaka kubahagurutsa aho ngaho. Hari abandi noneho bahurira mu kiliziya, byo bikaba biteye agahinda kurushaho. Abo ngabo bahurira mu matsinda asenga, cyane cyane mu makorari, hanyuma roho mbi y'ubusambanyi ikaba ari ibakoranya, maze ikabakorera ishyano, ikabakongeza. Abo bose Nyagasani Yezu arabareba uyu munsi, abo bose bicaye mu kiliziya mu nzego zayo zinyuranye, batazi kurengera isakaramento ryo gushyingirwa, ahubwo akaba ari bo barisenya kubera ubusambanyi bwabo. None hari abantu iyo bibananiye bakaba baratandukanye, umwe akiruka ajya gushaka n'undi akiruka ajya gushaka. Akenshi niko bigenda. Ubundi se ubusambanyi niyisenya urugo, kuko ibivuga iti ntiyamara gutandukana nzinjira muri buri wese, kandi akenshi kuko nuko bigenda. Ugasanga buri wese nyine arongeye arashatse, bose bakaba abagaragu n'abaja ba sebusambanyi. Ejo rero umwe akikora agakomeza agahazwa, kandi nyine ataragarutse mu nzira za kiliziya. Hariho abashobora kunyura mu nzira zijyanye n'amategeko, bemeza ko iryo sakaramento ritabayeho, ariko ibyo nta maburakindi, ntawe umuntu yabyifuriza. Kuko iyo umuntu atekereje neza ashobora kwibaza ati ariko se nibyo koko turavuze tuti isakaramento ryacu kubera impamvu nyine amategeko ateganya, kuko ni nkaho nta ryabayeho, ariko se n'umwana wavutse tuzamwica, tuzavuga ko nyine atariho.
umwana warivutseho. Amateka se tuzasubira inyuma tuyahanagure? Ibyo rero mu by'ukuri umuntu yavuga ati nta mabura kindi, ariko bikaba biruta noneho kubaho mu cyaha ugihagirizwa. Nyagasani Yezu rero uyu munsi atanga ingabire yo kugira ngo ingo zikomere mu rukundo. Abo bantu bose basarishijwe n'ubusambanyi bagamije guta abagabo babo cyangwa se guta abagore babo, Nyagasani Yezu abaha imbaraga zo gukomera ku budahemuka. Urukundo nyarwo rwubaka urugo, ntabwo rujya kwica roho z'abandi tuziroha mu busambanyi. Urukundo nyarwo rushyigikira uwo bashakanye mu rukundo, aho kugira ngo rujye kumushakiraho abandi rwihishwa mu mwijima. Yezu Kristo niwe rukundo ruzima. Niyuzure mu ngo zose kubw'amasengesho ya Bikira Mariya no kububasha bwa Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, turengere turwaneho mu izina rya Yezu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli dusabire. Singizwa Yezu Kristo adupfiriye ukazuka. Yezu ndakwizera.